uri imbobo gute abantu badukurikiye nabaga mu muhanda wabaga mu muhanda wabaga mu muhanda mu biraro haranya Bugogo hose nza gutoragurwa n'umumama wabaga warutuye Kimisagara aranjyana ariko anjyana mu buryo bwo kundera ariko nawe nkamurerera abana bato yari afite nawe ukamurerera abana yari afite mvutse nari narishima n'umwaka ngushire yego nseka numva nezerewe ndavuga rero ubwo kari akantu kamara ibyo bibazo nanjye nakanywa nkajya nicara nkumva ndishimye nk'umwana w'umukobwa yego nuko ubwo namugurira ke nanjye ndigurira yego ndamanuka njya kurunywera ahantu nyine mu ishyamba mvuye kurunywa ndibuka nagiyeyo nka 5:00 mvayo 6:00 z'amanywa hari kuzuba ubwo wamazemo isaha hari kuzuba hari ku manywa y'ihangu 6:00 yego icyo gihe nari mfite agatelefone yajyaga nsigira mu gihe yagiye mu mujyi ariko navuye mu iryo shyamba nyikandagira mu muhanda mbona burije biba ngombwa ko ncana itoroshi mbona sindi kubona tubwiye ko wageze mu ishyamba 5:00 uvamo 6:00 ugeze mu muhanda ubona burije ntashye nyine mbona burije cyane ndavuga se bwije ryari ndavuga kancana itoroshi ndabona ntari kubona cana itoroshi ndanyera mu rugo nkicanye itoroshi ndera igihe cyo kubyara yego njyarira mu rugo urumva nabyaye mfite imyaka 18 yego nibwo nabyaye njyarira mu rugo yanga kunjyana kwa muganga ngo ntari bugurisha imyaka ye ngo njyane kwa muganga nuko biba ngombwa ko mbyarira mu rugo byarira mu nzu umwana utaruzuza imyaka yo kubyara byari bigoye ubyarira mu rugo mbyarira mu nzu sinigeze njya kwa mama umubwiye ati njyana kwa muganga nawe ati sindi bugurisha imyaka yanjye kana naje nizaniye mituweli yego aturabyarira hano noneho akagirana ikibazo cy'ukuntu ari mu njyane kwa muganga nta mugabo nta myaka yo gukura yo kubyara mfite ibyo bikamutera ikibazo ubwo birangira mbyariye aho ngaho maze kubyara hashize ibyumweru nka 2 aranyirukana mama warakwirukana aranyirukana mu cyumweru kimwe murahuye gishize se muhita ni mupanga mu minsi 2 muhita mupanga ndavuga nti rero ntibitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo no mu ruho nagiye mpura naho n'ukuntu nireze nabaye mu muhanda n'ibiki byose ndamutse mbonye umugabo wa mugane kuri iyi myaka yanjye 17 tukibanira byagira gute byamfasha yego byamfasha byanduhura suhuze tubaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Rukundo Empire ndetse no kuri Gahunda TV turasuje kandi tubahaye n'ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nkuko muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umumama agiye gutangira twibwira kugira ngo tuze gutangira ikiganiro tuziranye n'abari buze gukurikira ikiganiro tugiye kuba twagirana mwese mumuzi mama tuguhaye ikaze yego murakoze amakuru yawe nasanzwe urongerejwe kugira ngo tuze kubasha kuza kukumva yego amakuru yawe rero waje uturutse hehe nurutse hano Batsinda uratangira wibwira abadukurikiye amazina yawe rero amazina yanjye nitwa Nirere Salamu Nirere Salama Nirere Salamu ufite izina ryiza papa wanjye yari umusilamu mama wanjye yari umurokore Nirere Salamu ngayo nguko waranyandikiye urambwira ngo ufite ubuhamya cyangwa se ubutumwa ushaka kuba waza ukabwira abantu badukurikira bakaba bagira n'icyo bagufasha ubundi wiyumvishe gute ko ibi bintu ugomba kuza kubisangiza abantu badukurikira yego bwa mbere natekereje ko mu banyarwanda cyangwa abandi bari hanze yarwo hakirimo abantu bafite umutima w'urukundo yego mpitamo kuvuga nti ibi bintu kambibasangize
bagira ikintu bamfasha nk'umuntu udafite aho ari gushyikira nyine kuko atagerayo, babashe kumusunika abashe kugerayo. ndavuga akankuvugishe umfashe tubibasangize muri ubwo buryo. Hanyuma wavukiye hehe? Aho mvuka ni Kibungo. Kibungo niho navukiye. Kibungo niho wavukiye? Mama wawe na papa niho baba? Yego. Ariko ntabagihari. Ntabagihari? Ariko imyaka yanjye myinshi nayimaze i Kigali. Wageze i Kigali ufite imyaka ingahe? Nageze i Kigali mfite imyaka 13. 13? Waje mu kazi, waje kuhaba bisanzwe, waje kubana n'umugabo, byagenze gute? Naje ndi imbobo gutyo narireraga. Uri imbobo gute? Abantu badukurikiye nabaga mu muhanda. Wabaga mu muhanda? Wabaga mu muhanda mu biraro haranya Bugogo hose. Nza gutoragurwa n'umumama wabaga wari utuye Kimisagara. Aranjyana ariko anjyana mu buryo bwo kundera, ariko nawe nkamurerera abana bato yari afite. Nawe ukamurerera abana yari afite. Ubwo yangejeje mu rugo nsanga urugo rwifashije rudafite ikintu rubuze. Ndahaba arambwira wowe uzajya ureberera aba bana nta kindi. Arambwira ariko nzajya nkugenera n'amafaranga 5,000 ubundi ureberera abo bana urye uryame nta kindi. 5 ku kwezi? Yego. Ubwo icyo gihe hari ryari? Icyo gihe hari muri 2010 na kangahe ntago mbyibuka. Ubwo ndi kubyibuka neza. Hanyuma se ubu ngubu ufite umugabo? Umugabo wanjye ntawe uhari. Ntawe uhari. Waje kuva mu muhanda gute se? Umuhanda nawuvuyemo gutyo nyine uwo mumama njyanye. Akujyanye? Turabana hatari hashira n'ukwezi nyine kubera uko kuntu nabayeho nirera mba hanze mba mu biraro mba njyenyine. Byari bigoye kumbona nseka. Byari bigoye kumbona ndera umwana w'uruhinja kandi abana baba bakeneye umuntu banezeza babasekera bakina. Byari bigoye rero ngiye kumbonaho iyo mpano. Yego. Bukeye mu mama ati rero mbona utishima utajya wishima na gato, wabaye iki n'iki gituma utajya wishima? Amubwira nti nacyo. Arambwira ati rero abana baba bakeneye umuntu ubanezeza bishimana. Ntago twakomezanya, ntago abana nyine ubishimira, sinzi ikibazo wagize ntujye useka mu buzima bwawe. Yego. Arambwira none rero hari undi mu mama nakuboneye hariya hirya duturanye. Ufite akana kamwe wabona wowe hano ari uko mfite 2. Yego. Ufite kamwe niwe nakuboneye jyayo nawe urebe ko bikunda. Aho ngaho? Yego. Mubwa nta kibazo. Arahangeza amana amafaranga nari ngejejemo. Urumva ukwezi kwari kutarashira. Uwo mu mama nsanga afite nawe akana kamwe. Turabana tubanaho nk'ukwezi kumwe turimuka tujya ku Ruyenzi. Yego. Turabana we nahise mwiyumvamo sinzi impamvu. Kuba ko yari afite umwana umwe? Sinzi impamvu nahise numva amaraso yanjye naye bihuye. Turabana pe turabana igihe kinini. Noneho nza gusanga anywa itabi. Uwo mu mama? Yego. Akajya ntuma itabi, urumogi, sigara, inzoga nkamuzanira. Umugore ari wo gutuma urumogi n'amasigara byose? Nza kumubaza se kucyunywa bino bintu? Kandi ari mabuja wawe? Yari nk'umubyeyi, yambereye umubyeyi, numva namwisanzuraga. Yego. Twaricaye mvuye kumuzanira isigara icyo gihe ndamubaza nti kucyunywa bino bintu. Sinari nzi ko ari n'urumogi nyine. Kucyunywa bino bintu by'amatabi. Arambwira ati rero impamvu mbinywa ibi bintu byaramfashije mu gihe nari imfubyi ndi kurera barumuna banjye aribo nsigaranye. Ati byaramfashije biramfasha nyine bimfasha gusiga agahinda nari mfite. Ndamubwira se burya ntiburya ibyo bintu bituma agahinda gashira?
arambwira ati bituma gashira pe byaramfashije namugaye sawa ubwo nari nditaye mu gutwi ubu bukeye yarantumye icyo gihe nari nahashye neza nsagura nanjye ibiceri antumye nanjye nahise nizaniramo akanjye ngo iki wigurira urwawe nawe kugira ngo uze kumva uko bimeze kuko yarambwiye ko bimara ibibazo kuva mvutse urumogi rumara ibibazo yego nyakasani nuko yarambwiye kuva mvutse nari narishima n'umwaka ngo ushire yego nseka numva nezerewe ndavuga rero ubwo kari akantu kamara ibyo bibazo nanjye nakanywa nkajya nicara nkumva ndishimye nk'umwana w'umukobwa yego nuko ubwo namugurira ke nanjye ndigurira yego ndamanuka njya kurunywera ahantu nyine mu ishyamba mvuye kurunywa ndibuka nagiyeyo nka 5:00 mvayo 6:00 z'amanywa hari ku zuba ubwo wamazemo isaha hari ku zuba hari ku manywa y'ihangu 6:00 yego icyo gihe nari mfite agatelefone yajyaga nsigira mu gihe yagiye mu mujyi ariko navuye mu iryo shyamba nyikandagira mu muhanda mbona burije biba ngombwa ko ncana itoroshi mbona sindi kubona tubwiye ko wageze mu ishyamba 5:00 uvamo saa 6 ugeze mu muhanda ubona burije ntashye nyine mbona burije cyane ndavuga se bwije ryari ndavuga kancana itoroshi ndabona ntari kubona cana itoroshi ndinda nyera mu rugo nkicanye itoroshi nabonaga ntari kureba kandi ari ku manywa ariko ibyo byose byari byatewe na ryatabi saa 6 z'amanywa nabonaga bwije cyane ariko umwijima uteye ubwoba mbana nabyo ngeze aho ndabimenyera rimwe nagera mu muhanda nkabona huzuyemo amazi agiye kuntemba nkabona ngeze ku kivu mbese naryama uburiri bukizengurutsa nkumva ngiye kugwa ngenda ariko mbimenyera ariko bya bibazo ntibishire yego nkategereza ko bya bibazo biri bushire nkishima nkabibura yego kumbe byameraga nk'uko banzanira flat nini bakanerekera hariya noneho bikaza byose kuva mvutse bikaza byose ndavuga se ibi bintu ko numva bitamara ibibazo n'ibiki mbana nabyo rimwe uwo mama amfata ndi kunywa itabi arankubita ati ntuzongere yego ati nubwo ubona ndi nywa nari nyweye ndi mukuru ntabwo nari nyweye ngana nawe ati ntuzongere ariko sinarireka byari ritangiye kunyinjiramo ritangiye kugukoroniza yego ari nabwo nagiye ahantu bari gutera amatatuwaje nanjye nishyiraho tatuwaje iyo ngiyo turi kubona ndavuga ni nyine ibi nibyo biranga nibyo biranga abantu banywa itabi nuko ndavuga nanjye kanyishyireho nyine iyo yari imico iryo tabi ritangiye kugenda rinjyanamo nuko ariko nkwisigara nanywaga isigara ryinshi ipaki yisigaraho nicariye ahantu abaga nyirangije yego mbana n'ibyo bintu mbaho niko ndi kugenda nkura ariko ka gahinda ntikanshiramo bikomeza gutyo ngeze mu myaka 16 17 mva ku Ruyenzi arantuma Kagugu nje kuhareba umuntu mageze rero mpura na se w'abana banjye wari warabyaye se oya nyine mbese uhura n'uwo musore turahura turamenyana nuko twamenyanye nsubirayo nyine njya kuvuga ibyo bari bantumye bukeye birangarura nje kureba uwo musore twipangira nyine ku bana muhita mwipangira ku bana nta nubwo twigeze dukundana igihe nta n'icyumweru ni ukuvuga ngo wabanye n'umusore mutarigeze muteretana oya ibyo guteretana ntabyo twagiyemo rwose ariko nawe byo kumenya ngo iwabo iwacu oya ariko icyo gihe wari ukiri umupushayi nyine nari nyibirimo ukinyura urumogi nuko ubwo dupanga ku bana mu cyumweru kimwe murahuye gishize se muhita ni mupanga mu minsi ibiri muhita mupanga
ndavuga nti rero ntibitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo n'umuruho nagiye mpura nawo n'ukuntu nireze nabaye mu muhanda n'ibiki byose ndamutse mbonye umugabo wa mugane kuri iyi myaka yanjye 17 tukibanira byagira gute byamfasha yego byamfasha byanduhura turabana twarabanye nagiye kuzana imyenda inyuma naranatwise nagiye kuyizana nyuma sinongeye gusubirayo akimbwira ati twibanire mbese yarakubwiye ngo mwibanire uhita wumvuguye nk'ahashashe kubera n'ibibazo waragiye kubitana nabyo ndabyumva vuba numvaga nyine hari ubuzima ngiye kuvamo nkajya mu bundi bwiza umugabo twarabanye tumaze kubana nsanga noneho acuruza itabi urumogi yego nsanga agacuruza urumogi usa nk'uguye ahashashe kubera ko n'ubundi nawe warunywaga ndavuga ni najyaga ndugura none mbonye aho nzajya ndukura ntari burugure numva biramfashije tubana nawe arunywa tukajya twiyicarira mu gikoni tukarunywa rwose tukarucoma tukaruhaga tukigira kuryama mutariye se uya twanariye nta kibazo cy'amafaranga twararyaga tukanywa nta kibazo ntacyo twari tuzi yego ubwo nza gutwara inda umwana wa mbere yego ndangije nkajya numva noneho ruri kunukira numva ruri itabi riri kunukira nabi niko kugira gute numva nyine riranukiye ndivaho uhita urireka mpita ndireka mbaho ngize inda y'amezi 4 umugabo baramufunga bamufunga ndi umwana sinzi ukuntu nakora ngo mbeho noneho n'inda numva ranshanze umugabo sinamujyanye iwacu numva ukuntu ndi buhingukeyo n'inda nabyo bimbera urubanza yego mbaho ngaho bari baramukatiye amezi 6 mbaho ngaho biranshanga urumva mwizo sitarago zose nanyuzemo sinigeze niga kuba ntarize nari mfite amakuru make cyane kubijyanye n'imyororokere kubijyanye naho umwana ava nuko babyara n'iki byose narinze mbyara ntaza ahantu umwana ava warinze ubyara utaza ahantu ntaza ahantu umwana ari buturuke yego ubwo mbaho indi igeze mu mezi 8 ndavuga se gute nzaguma njyenyine muri uyu mujyi wa Kigali mba mu nzu ya njyenyine kandi umugabo afunze yego ntaza ahantu umwana ava utaza ahantu umwana nzabaho gute kuko najyaga mbaza papa nyimubona amazana ariko umwana aturuka yakambwira ngo baramuruka bivuze ngo wabaje papa wawe ngo umwana aca hehe arambwira ngo baramuruka nuko nayo makuru nari mfite ndavuga ubu nzabaho gutya ndi njyenyine ntaza ahantu umwana aturuka ntazi neza n'ibyo papa yambwiye ari byo ibintu ntibizangora yego nigira inama hari umupolisi wajya kudusura nigira inama yabasuraga mu rugo yego atugendereye ari inshuti yego anzanira 7,000 icyo gihe bari barimo kunsohora mu nzu nabaga mu nzu y'10,000 anzanira 7,000 arambwira ati ongeraho wishyura inzu ndamubwira ntabwo ndi bwishyura inzu ahubwo kanyakore imiti cyenge mu rugo yego nakubwiye ko navukiye Kibungo yego Kibungo urahabona ndahabona nge rero iwacu batubyaye turi babiri nge na mukuru wanjye yego twakuze rero papa na mama batakibana ubwo papa yari ari Kibungo aho tuvuka mama yaraje Kabarondo hino Ikabarondo ariho yashatse ariho nyine tujya tuza rimwe akongera akatwirukana n'ibirebire ntabwo tugeze tubana nabo cyane ubwo ndavuga kanege mu njye mu rugo njye kureba mama yego uko byagenda kose ko yanyirukanaga kera ubu nambona ameze gutya ntabwo ari bunyirukane nuko ya mafaranga nyategamo nguriramo umwana twenda 2 ndamanuka ndaza aranyakira bakancunaguza nkakora imirimo myinshi ivunanye ariko nkavuga ni nzabone mbyaye icyo nshaka ni ukubona mbyaye sinzi ahantu umwana aturuka bishobora kungora mbyaye njyenyine icyo nshaka ni ukubona mbyaye nta ibyo mwankorera byose mbaho ngaho igihe kirajya byara
yego mbyarira mu rugo urumva nabyaye mfite imyaka 18 yego nibwo nabyaye mbyarira mu rugo yanga kunjyana kwa muganga ngo ntari bugurisha imyaka ye ngo njyane kwa muganga nuko biba ngombwa ko mbyarira mu rugo byarira mu nzu umwana utaruzuza imyaka yo kubyara byari bigoye ubyarira mu rugo mbyarira mu nzu sinigeze njya kwa mama umubwiye ati njyana kwa muganga arabati sindi bugurisha imyaka yanjye kana ari naje nizaniye mituweli yego aturabyarira hano noneho akagira n'ikibazo cy'ukuntu ari mu njyane kwa muganga nta mugabo nta myaka yo gukura yo kubyara mfite ibyo bikamutera ikibazo ubwo birangira mbyariye aho ngaho maze kubyara hashize ibyumweru nka 2 aranyirukana mama warakwirukana aranyirukana maze ibyumweru 2 byaye arambwira ngo wamaze gukomera umugongo mvira mu rugo ndavuga ni nta kibazo uko byagenda kose igikuru nuko nabyaye ndagenda mbona ahantu ncumbika mbayo ukwezi gushize umugabo wanjye arampamagara ngo natashye yego ubwo mpita nshaka uko ntega ngaruka i Kigali turabana ubuzima burasubira sinongeye gusubira ku itabi njya gusenga niyegura ibintu byo gusenga ndabatizwa ndasenga mumuka ku maso mbona ko nari ndi mu buyobe yego ndasenga hanyuma nyuma yo kubyara ukerekera iwanyu mu rugo umugabo wawe afunze yaje gufungurwa ryari musubirana ryari nakubwiye ko yaje gufungurwa umwana yujuje ukwezi n'igice afunguwe arampamagara ndagaruka i Kigali turakomeza turabana murongera murabana hanyuma se kuri uyu munsi wa none bigeze he cyangwa se muracyabana bimeze biti kuri uyu munsi wa none nabwo ibifungo ntibyarekeye aho yakomeje gufungwa nkabyara njyenyine mbabaye mu buzima bungoye nuko rero ku mwana wa 3 nibwo yavuze ati noneho ati ndabona ari wowe untera n'umwaka usinzi aransigara agenda umugabo wawe ansiginda y'umwana wa 3 yego ubu tuvugana mbere yaho n'abana banjye mbere yaho ngaho ubereye aho sinzi ngo yagiye mbere yaho ngaho bivuze ngo ntago uheruka kumubona hashize igihe kingana iki agiye urumva yasize ntwite yasize mfite inda y'amezi 3 ubu ngubu umwana arenda kugira imyaka 3 uwa 3 yenda kugira imyaka 3 yego arayiburaho ukatinzeho mane yego hanyuma kuri uyu munsi wa none umugabo hashize imyaka 3 agiye cyangwa se ubu niba barongeye kumufunga ntubimenye gusa agenda urumva mw'ubwo buzima ntabwo yigeze anyereka iwabo yego iwabo ntaho nzi ubwo tubyaranye 3 dufite abana 3 mufitanye abana 3 yego nk'abo bana 3 bose ntabwo nzi iwabo nyine yego nyuma k'uwo mwana wa 2 nabwo yarafunzwe baramufungura k'uwo mwana ari wa 2 rero nibwo nahamagaye mabukwe ndamubwira nti wadufashije wadushakiye n'ibihumbi 10 nkareba aho nereka inyanya yego arangije arambwira ngo umuntu aramutwagira abana ntaramutwagira abuzukuru uwo mugani sinzi niba muza kuwumenya ndabona mukiri bato namwe umuntu aramutwa abana gira abana ntaramutwagira abuzukuru nuko ubwo yarashatse kumbwira ko nyine umuntu aramutwagira abana atajya aramutwagira abuzukuru ndamubwira si uwo mugani umenyesha iki arambwira ngo umwana wanjye se wari ndamubwira umwana wawe urafunze ngo nuko rero nta mwana nta n'umwuzukuru mbona numva arankatiye nyine arakwihorera arambwira gutyo ndatuza aratuza nyuma rero uwo muhungu watashye bakivugana cyumva ko turi kumwe baramubwira ati ariko se mwana uwo mugore wamutaye ari mabukwe ati uwo mugore ubundi wamutaye umugabo ati se ndatuma umugore wanjye nsiga abana banjye ati imfura kiza rimwe mu buzima nzabona undi mugore uwo mugore umbwira
azambyarira iyi mfura dufitanye